ikizatuma izi miri cyangwa se ibyorezo cyangwa se akaga kaza kuri twebwe twagize igihe cyo kumva nitwumvira. Uwiteka agiye kuvugira ijambo abantu bari barumvishije ariko baragoma. Uwiteka arabwira ngo dore ngiye kubateza inzoka z'impiri zizabarya ngo kandi ubugombozi bwabwo nta muntu n'umwe uzabubagombora. Yarashatse kuvuga iki? Ubumara bw'inzoka cyangwa se inzoka ni nyinshi. Hari ukuntu haje indwara zidakira nagwa twamenye ngo mbese izi nzoka ni bwoko ki cyangwa se izi miri zateye mu buhe buryo. Ariko ndagukangura kuba maso ugakizwa ugakiranuka ukirinda. Imana itugirire neza. Yavuze ngo dore ngiye kubateza inzoka z'impiri. N'impiri ntago tuzi impiri uburyo izaza nibizaza imeze nk'impiri ntago mbizi nibizaza igaca mu nyamaswa simbizi icyo nzi. Ndagusuje cyane wowe ukurikiye Evangelization Romande TV kugira ngo tubane muri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana yadutekeye ibiryo byiza kandi biryoshye tugiye kugezwa n'uyu mukozi w'Imana mubona kuri kamera za Evangelization Romande TV. Niyo mpamvu rero ndashaka kwizimba mu magambo agira ngo tubanze tumwakira twibwire kugira ngo wowe ufunguye ino video ari bwo bwa mbere ubanze umenye ninde tugiye kuganira. Ingabire Rusi niko nitwa. Ingabire Rusi turakwishimiye tugaye ikaze. Ya murakoze kumikazi Imana ibaho umugisha. Yes, ku muntu none utazi Ingabire Rusi ushaka kumumenya wenda nko mu munota umwe dore ko ari n'ikinyamakuru ugezeho ari bwo bwa mbere ndatekereza. Rusi ni muntu ki? Rusi ni umumama w'abana batatu, umukristo w'itorero rya ADEPR, kunda gusenga cyane, kunda no gukiranuka ko ari bwo bizatugeza mu bwami bw'ijuru. Imana iduha umugisha. Yes, Imana iduhana umugisha. Rusi reka tuguha akanya noneho ukora icyo wahamagariwe. Imana iduha umugisha. Reka dutangire dusenga. Data turakubashye mu izina rya Yesu. Niho funga ntihagira ufungura. Ni wowe utanga umugisha, ni wowe utanga ubugingo, ni wowe uhembura intama zazimiye, ni wowe uzigarura kuko uri data wa twese mwiza. Turagushimiye rero kuko dukunda kandi utwitaho. Misi yose twagiye tubona ineza yawe, ubugingo bwacu bwagiye buhemburwa nawe. Abarwayi wagiye ubakiza, abananiwe wagiye ubasindagiza, ababaye wagiye ubaha umunezero barishima. Turagushimiye rero ko ibyo byose wabikoze kubw'ineza n'urukundo n'umurava wawe. Urakoze, ndagushimiye ko ubyumvishije kandi ubikoze. Icyo ugiye gukora kimwe cyo ni ukuhindura imitima ukayihembura ukayisubiza mu bugingo. Imana itugirire neza kandi Imana itugurize imbaraga z'umutima no gukira kuri muri twebwe. Imana ishimwe. Urakoze Yesu, turagushimiye ko ubyumvije ni mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo riri mu gitabo cya Yeremiya. Turavuga kuri iri jambo rivuga ko niryo tugiye kuganiraho. Reka dusome riri mu gitabo cya Yeremiya ni ibice 8 n'umurongo wa 18 n'umurongo wa 17 n'uwa 18. Titire y'ijambo cyangwa se umutwe w'ijambo ravuga ngo Imana ihinyuza abavuzi bavura ibyaha babica hejuru. Umutwe w'ijambo ravuze ngo Imana ihinyuza abavuzi bavura ibyaha babica hejuru. Imana yari ishatse kuvuga kimwe cyo ni kingiki. Ari ukuntu umuntu abasha kukubwira ibyiza atabanje guca mu nzira z'uburyo uzabibonamo. Yesu atuganze. Uyu ni umuhanuzi Yeremiya wabihanuye. Aravuga ngo Uwiteka agiye guhinyuza abavuzi bavura ibyaha babica hejuru. Guca hejuru ikintu ni byiza tubasha gusengana
ndi umukozi w'Imana tubasha guhura ngiye nkakubwira yuko Imana igiye gukora igitangaza nabanje kukubwira ko gukora icyaha ari bibi. Ni nacyo cyatumye Imana ibwira Yeremiya iramubwira ngo ngiye Uwiteka ngiye guhinyuza muri make. Hari ibyo umuntu avuga akabivuga nkawe, ariko hari ukuntu Imana ikorera mu muntu y'ubwayo ikihesha icyubahiro. Imana itugirire neza. Aravuga ngo ngiye Uwiteka ngo ngiye guhinyuza abantu bavura abantu, bakabavura ibyaha babica hejuru. Kwibura bizi ko ari icyaha, gusambana ni icyaha, kwica ni icyaha, ubugome ni icyaha, kutagira urukundo ni icyaha. Bibiliya yaravuze ngo niba udakunda umuntu ureba ntabwo uzakunda umwana w'umuntu utabona. Imana itugirire neza. Reka dusome umurongo wa 17 n'uwa 18. Umurongo wa 17 wavuze ngo dore ngiye kohereza inzoka z'imiri muri mwe zitagomborwa zibarye, niko Uwiteka avuga. Ni umurongo wa 17 mu gitabo cya Yeremiya. Avuga ngo dore ngiye kohereza inzoka z'imiri zitagomborwa ngo zizabarya. Murongo wa 18 uravuze ngo ye baba we icyama ihumure ryo kumara umubabaro umutima wanjye urihebye. Ikizatuma izimiri cyangwa se ibyorezo cyangwa se akaga kaza kuri twebwe, twagize igihe cyo kumva nitwumvira. Uwiteka ajya kuvugira ijambo, abantu bari barumvishije ariko baragoma. Uwiteka arabwira ngo dore ngiye kubateza inzoka z'imiri zizabarya, ngo kandi ubugombozi bwabwo nta muntu n'umwe uzabubagombora. Yarashatse kuvuga iki? Ubumara bw'inzoka cyangwa se inzoka ni nyinshi. Hari ukuntu haje indwara zidakira, ntabwo twamenya ngo mbese izi nzoka ni bwoko ki, cyangwa se izimiri zateye mu buhe buryo. Ariko ndagukangura kuba maso ugakizwa ugakiranuka ukirinda. Imana itugirire neza. Yavuze ngo dore ngiye kubateza inzoka z'impiri. Ni impiri ntabwo tuzi impiri uburyo izaza, n'ibizaza imeze nk'impiri ntabwo mbizi, n'ibizaza igaca mu nyamaswa simbizi. Icyo nzi cyo nuko Bibiliya yavuze ngo ni inzoka z'impiri. None izi nzoka z'imiri uburyo zigiye kuza nibwo Uwiteka atasobanuyemo, ariko yaravuze ngo ngiye kuzibateza ngo zizabarya kandi nta mwana w'umuntu uzabagombora. Iyi nzoka ntabwo tuzi n'ibizaza muri kanseri, tuzi n'ibizaza muri diyabete, ntabwo tuzi muri zaza, ntabwo tuzi n'ibizaza muri hepatite, ntabwo tuzi uburyo izazamo. Murongo wa 18 yavuze ngo yababa wenga icyama ihumure ry'umutima, ngo umutima wanjye urihebye. 17 wavuze ngo niko Uwiteka avuze, bishatse kuvuga ngo nudahindukiriza inzoka zizakurya. Kabiri, Imana ikeneye ubugingo buzima, ntikeneye ubutunzi. Imana ikeneye gukira muri wowe, Imana ikeneye kuwaguka, Imana ikeneye gukiranuka. Biba imbuto zawe ku manywa na nijoro, niko umuririmbyi yaririmbye. Yavuze ngo we mu gitondo, we ku manywa ndetse n'ikigoroba. Hangije avuga ngo tuzatunda imuba ndetse. Imana ishimwe. Imana itugirire neza. Aravuga izi nzoka zizabarya, ariko ntabwo ari twese. Genzura imirimo yawe, imikorere yawe, genzura ibyo uvuga n'ibyo ukora. Ntabwo inzoka izapfa kwereza woya. Bibiliya yavuze ngo umukiranutsi wanjye ararinzwe. Reba imirimo ukora yuko inejeje Imana.
reba ibyo Imana yakubwiye gukora ko wabikoze, reba yuko imihigo wahize wayihiguye. Genzura umutima wawe, ihinira wisuzume. Ubwira Uwiteka ngo ni njyewe wagenze muri za nzira zitanejeje, ariko ndahari kugira ngo unshungure. Reka dusoza dusenga. Ariko Bibiliya iravuze ngo icyanga yinga icyama ihumure, icyama Imana ikaguha ihumure, umutima wawe ukabohoka. Icyama Imana ikaguha ihumure ry'umutima, ukumva yuko aho watinze ugiye kwahaguruka. Icyama ihumure ry'umutima rikagera muri wowe, icyama ugahembuka, ubugingo bwawe bukaramirwa n'Imana. Icyama ukumva ihumure ry'umutima, Imana ikakunezeza. Imana ishimwe. Icyama ubugingo bwawe Imana ikaburokora. Ngo Uwiteka avuga ijambo rikomeye, avuga ngo ngiye kubateza ibyago. Ibyago byarateye, amakuba yarateye, ibyorezo byarateye. Turimo turashaka ihumure, turashaka ihumure. Uwiteka aguha ihumure mu izina rya Yesu. Kugira ngo wumve ihumure nuko uva mu byaro urimo, kugira ngo wumve ihumure nuko utandukana n'icyakubataga. Ibyiza Imana itanga amasezerano. Muririmbyi araririmbye aravuga ngo amasezerano yose nk'uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso. Arangije avuga ngo uwizera ni uzabona aya masezerano. Imana itugirire neza. Avuga ijambo rikomeye, haba ngo umuntu wese utizera kuyabona bizamugora. Icyamukakira ihumure ry'umutima, Imana ikakubohora. Imana itugirire neza, Imana ituganze. Bibiliya yavuze ngo nuko igiye guhinyuza. Imana igiye guhinyuza. Hari abakuvuye ntibakuvura neza, hari abakubeshye bakubeshya ko imodoka ije imigishize, ariko banza wisuzume ubundi koko ibyo yavuze ni ukuri. Wowe wirebye urabona ubikwiriye. Kirazira nta muntu wambara umwenda mwiza atakarabye. Banza ujye mu rwambariro cyangwa banza ujye muri dushe ukarabe, uze usa neza ubone guhindura. Imana itugirire neza. Shatse kuvuga ngo umwambaro mwiza uwambara ari uko umaze kwitunganya ukiboneza. Imana iduha umugisha. Reka nkubwire ngo gira guhindukira kugira ngo ubuzima bwawe cyangwa se ubugingo bwawe butagwa mu kaga. Kabiri, kunda Imana no gukora ibyo Imana ishaka kugira ngo uzaraganwe ubugingo na Kristo. Gatatu, va mu ideni Imana kugira ngo Imana nikurebe ikwishimire. Somye igitabo cya Yobu. Yobu ngo ari umukiranutsi Imana ikunda kandi yishimira, ku buryo Imana yamwirataga. Nkwifurije kwiratwa n'Imana iminsi yawe ya buri munsi, Imana ikakwirata. Abantu bakwirata uyu munsi, ejo bakaguhinduka. Inshuti zagukunda ejo natwe zikakwereka ko muri kumwe, ariko ejo zikagenda. Nkwifurije kuba inshuti n'Imana nidahinduka. Reka dusenge. Turagushimiye Data mu izina rya Yesu. Wowe ugira icyo urema, wamara kukirema ukagikomeza. Wowe unyuranye ibihe n'iminsi ku muntu, wowe umanura uyu muntu umunsi ejo ukamuzamura. Wowe wica kandi ugakiza, wowe uhembura, wowe utanga ubuzima n'ubugingo, wowe ukuraho umuntu igisuzuguriro, wowe ukuraho umuntu izina ribi, wowe utebuka ntutinde ugaca agasuzuguro. Kakanyira ijambo unyemerere rigwe mu matwi y'abantu bumva, rimera nk'imbuto iguye mu butaka bwiza kandi bwera, mu izina rya Yesu Kristo. Imitima ya radostifo nihinduke, kandi iri jambo redistikidi binifodrai. Urakoze ko mwiri jambo ukirijemo umuntu urwaye kanseri y'ibere. Neto parasanda ratiste kidibo onima uri manda ya stata ya godi warasir edrai. Urakoze kuko zigitangaza, kuko uyu muntu muri komaruiri yarede kutastofo edrome. Ugize neza kuko uri Uwiteka, ni mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. Ukeneye ko twavugana cyangwa twasengana, nomero yanjye ni 0782
27 12 33. Amazina ni Ingabire Rusi. Shalom, shalom, Imana ibahe umugisha.